Hari abagabo babiri b'inshuti magara, umwe yitwaga Rwitsibura undi yitwa Rebakure. Umunsi umwe Rwitsibura aza yiruka cyane asanga inshuti ye Rebakure ari mu rugo. Aramubwira ati inshuti yanjye, ubu ndishimye cyane, mbonye ikibanza cyiza cyane, yakimbwiye ko hari undi muntu ushaka kukigura. Ngiye guhita amwishyura aka kanya kugira ngo atankwera. Rebakure amubaza ati ese icyangombwa cy'ubutaka wamaze kugisuzuma? Rwitsibura araseka cyane ati icyangombwa se? Icyo ndakireberaho iki? Ko nyiracyo asa n'umuntu w'inyangamugayo, kandi twanasangiye agacupa mu kanya numva ni muzima. Abari aho bose baraseka. Rebakure arongera amubaza ati nibura se wasuzumye niba ari we nyiracyo koko? Rwitsibura ati ariko se kandi ko yanyeretse fotokopi y'icyangombwa, ubwo hari ikindi kibazo cyabamo koko? Hashize ukwezi Rwitsibura ahabwa icyangombwa ry'ikibanza, agenda yishimye, ahita areba umufundi kugira ngo batangire gupima aho bazubaka fondasiyo y'inzu. Bakigera ku kibanza haza umukecuru wari uvuye kuzirika ihene mu cyamo, aravuga ati mwemwe abana banjye mwe muri gupima ibiki? Rwitsibura ati nyogoko, ngiye kubaka hano namaze no kuwishyura. Umukecuru atangara ati cyane ati yuuu, atangira gukubita akabando yari yitwaje hasi ati bakobwa mwako ugize uti kubaka hano? Iki kibanza ni icy'umuryango wacu, kwa hose ureba kuva kuri uriya muvumu ugakomeza ikigarama cyose ukageza kuri uriya musave, hose ni mu ngarigari y'umuganje wawe Nyagahakwa, yarahazunguye hose. Rwitsibura ahita akuramo fotokopi y'icyangombwa ayereka umukecuru. Umukecuru ahamagara umuhungu we, ahita azana orijinali y'icyangombwa. Hashize iminota mike abaturage bose barenga 20 baba bamaze kuhagera. Umwe ati uyu ni we nyiracyo, undi ati hoya, ahandi twigeze kubona kigura. Umusaza wari wicaye hafi aho yisoromera ibishyimbo araseka cyane aravuga ati ngiye maze imyaka 20 ntuye aha haruguru, iyo mbaze neza ndumva maze kubona abantu bagera kuri 5 bavuga ko iki kibanza ari icyabo. Rwitsibura yicara hasi yikubita mu mutwe, yihondagura ku gahanga, ababaye cyane aravuga ati mbese inzoga twanyoye zari zo kumpuma amaso? Ubu nishyuye ikibanza cyangwa naguze inzoga? Abantu bose bamuha urw'amenyo baravuga ati gacupa nyine kagurana umukuri, katurebe isomo ririmo aha ngaha. Nshuti zanjye, ibi birasekeje ariko bibaho kenshi. Abantu benshi bihutira kwishyura amafaranga menshi ko batinya ko ikibanza cyabacika, ndetse bakizera abantu kubera akarimi keza, ariko bakibagira gukora ikintu cy'ingenzi cyane. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga gusuzuma neza icyangombwa cy'ubutaka mbere yo kwishyura byose ngo uyarangize. Kosa rimwe gusa rishobora gutuma utakaza amafaranga yawe yose, imyaka myinshi, ugasiragira mu manza, ndetse n'inzozi zawe wari ufite zikayoyoka. Muri iyi video ndakwereka intambwe ugomba gutera imwe ku yindi kugira ngo usuzume neza icyangombwa cy'ubutaka mbere yo kwishyura bwa nyuma. Komeza unkurikire kugera ku musozo, kuko intambwe ya nyuma niyo abantu benshi birengagiza. Nyamara yirinde abashoramari benshi kwinjira mu bibazo bikomeye by'imanza. Warizi ko abantu benshi batakaza amafaranga yabo atari uko baguze ubutaka butari bwo, ghost land, ahubwo ari uko basuzumye nabi ibyangombwa mbere yo kwishyura. Abakunzi bacu umuryango mugari wa Fortune 2050, ndongera ndabasuhuje. Niba ufite inzozi zo kugura ubutaka, kubaka inzu yawe, cyangwa gushora imari mu mutungo utimukanwa, uyu munsi ndakwinginze ntugira aho ujya, ubanze ukurikira iki kiganiro. Hari amakosa abantu bakora mbere yo kwishyura ubutaka akabatwara amafaranga yabo yose.
igitangaje ni uko menshi muri ayo makosa aba ashobora kwirindwa mu minota mike gusa iyo umuntu amenya icyo agomba kugenzura. Uyu munsi tugiye kuganira ku ntambwe zose ugomba gutera mu gusuzuma icyangombwa cy'ubutaka mbere yo gusoza kwishyura. Hari abantu benshi bibwira ko iyo babonye fotokopi y'icyangombwa cy'ubutaka ikibazo kiba kirangiye. Oya rwose, icyangombwa cy'ubutaka si urupapuro gusa, ni inyandiko y'amategeko igaragaza nyir'umutungo n'uburenganzira bwe. Iyo utagisuzumye neza ushobora kwishyura ubutaka nyuma ukaza gusanga nyirabwo si we wakugurishije. Hari ubundi burenganzira bwashyizweho cyangwa se amakuru ari ku cyangombwa adahuye n'ubutaka wabonye. Mbere yo kwikura amafaranga ya nyuma ugomba kubanza gukora igenzura ryimbitse. Reka tubive umuzi intambwe ku yindi. Intambwe ya mbere, reba neza nyir'ubutaka wanditse ku cyangombwa. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukureba amazina yanditse ku cyangombwa. Ntukihutire kwizera umuntu uvuga ngo iki ni icyanjye ntugire ikibazo. Icyangombwa kigomba kukwereka neza amazina ya nyir'ubutaka. Hanyuma usabe ko akwereka indangamuntu cyangwa indi nyandiko yemewe mu mategeko imuranga. Amazina ari ku ndangamuntu agomba kuba ahura n'ari ku cyangombwa. Niba atandukanye, hagarara. Banza usobanuze impamvu. Hari igihe umuntu aba ari umwana wa nyir'ubutaka, hari igihe umuntu aba ari umuhuza gusa cyangwa uwo bari barashakanye bagatandukana. Hari igihe aba ari umutekamutwe. Wakwifuza kumenya ukuri umaze kwishyura. Banza kumenya uwo mugiye kugura mbere yo kumuha amafaranga yawe. Hari umugani uvuga ngo amaso iyo yaguze arusha ayo yagurishije. Intambwe ya kabiri, suzuma nimero ya UPI. Iyo urebye icyangombwa cy'ubutaka ugasangaho nimero yihariye yitwa UPI, Unique Partial Identifier. Iyi niyo iranga ubutaka kuko nimero y'indangamuntu iranga umuntu. Ntukirengagiza iyi nimero niyo ifasha umuntu kumenya neza ubutaka buri kugurishwa ubwo ari bwo, kuko iyo utabyitayeho ushobora kwishyura amafaranga menshi uguze ubutaka buto cyangwa butari ahantu heza. Suzuma niba UPI iri ku cyangombwa ihuye n'ubutaka weretswe. Niba bishoboka, jyana iyo nimero ku biro by'ushinzwe ubutaka, Land Manager, cyangwa ukoresha inzira zemewe kugira ngo wemeze ko amakuru ahuye n'umutungo ugiye kugura. Iyo UPI idahuye, ntukishyure. Intambwe ya gatatu, reba ubuso bw'ubwo butaka. Hari abantu bishyura ubutaka bavuga ngo narebye nitegereje n'amaso hose nazengurutse, gusa naho ari bunini. Burya amaso ushobora kugushuka. Kirazira gupimisha ijisho cyangwa utera intambwe gusa ukarekera. Icyangombwa kigaragaza ubuso nyabwo bw'ubutaka bwapimwe n'inzobere mu gupima ubutaka yifashishije ibyuma kabuhariwe. Ese ni metero kare zingahe? Ese nibwo buso wabonye koko? Ese imbago zigaragara zihuye n'ubuso bwanditse? Ese hari abantu bagura ubutaka bavuga ko ari metero kare 500, nyuma bagasanga ni 420 gusa? Icyo ni igihombo. Nuko umuntu ahomba akimara kugura. Banza ugenzure imibare yose mbere yo kubara amafaranga. Yanjye muri izi ntambwe 3 tumaze kubona, ushobora kuba waririnze gutakaza miliyoni nyinshi, ariko ibyo ntibiratugezaho aho twifuza. Nicyo gikurikira tugiye kureba izindi ntambwe abantu benshi birengagiza, harimo uburyo bwo kumenya niba ubutaka butari mu ngwate, kuhasuzuma niba nta kibazo
kijyanye n'amategeko bufite, n'impamvu utagomba na rimwe kwishyura amafaranga utabanje gusura ubutaka no kugenzura imbago zabwo. Ntujye kure, icyo gikurikira gishobora kugukiza ikosa ushobora kwicuza ubuzima bwawe bwose. Intambwe ya 4, menya niba ubutaka ugiye kugura butari mu ngwate cyangwa butari mu rubanza. Nshuti yanjye, reka nkubaze ikibazo. Wakumva umeze ute umaze kwishyura miliyoni zawe 20, ejo bakakubwira ko ubutaka waguze bwari bwaratanzwe ingwate muri banki, cyangwa bakakubwira ko uri mu rubanza rumaze imyaka 5? Niyo mpamvu mbere yo gusoza kwishyura ugomba kubanza kumenya niba ubutaka butari mu ngwate ya banki, butari mu rubanza, butarafatiwe ibindi byemezo by'amategeko bibuza kubugurisha. Abantu bavuga bati wongere guhangayika, nta kibazo, ikibanza gifite, humura rwose. Ariko wowe ni ukwiye kwizera amagambo gusa. Ishoramari ryiza rishingira ku bimenyetso, ntabwo rishingira ku magambo. Intambwe ya 5, suzuma aho ubutaka buherereye n'icyo bwemerewe gukoreshwa, icyo bita zoning. Baza wigura ikibanza cyawe kinini cyanaguhenze ukakigura miliyoni 50, ushaka kwiyubakira hoteli, ukamara kwishyura ashira amezi 2 gusa ukajya gusaba uruhusa rwo kubaka. Bakakubwira bati wapi, aha ntabwo hagenewe kubakwa hoteli, ahubwo hagenewe ubuhinzi. Ubwo urumva wabyumva ute? Niyo mpamvu ugomba gusuzuma neza icyo ubutaka bwagenewe mbere yo gufata umwanzuro wo kwikura igiceri na kimwe. Suzuma kandi wibaze ibibazo bikurikira. Ese aha hagenewe imiturire yo mu rwego rwa mbere, R1A? Ese aha hagenewe imiturire yo mu rwego rwa kabiri, R1-2? Ese aha hagenewe ubucuruzi? Ese aha ni mu gice cyagenewe inganda? Ese aha hagenewe amashuri? Ese aha hagenewe amavuriro? Ese aha hagenewe ubuhinzi gusa, cyangwa hari undi mushinga wa leta uteganyijwe muri aka gace? Ntugure ubutaka gusa kubera ko ari bwiza, gura ubutaka bujyanye n'umushinga wawe, kubera ko igihe cyose ugiye kugura ubutaka uba ufite icyo wifuza kuzabukoresha. Iyo abantu bavuga ngo location is everything, njye ndavuga nti location alone is not enough, zoning also matters. Intambwe ya 6, sura ubutaka ubwawe, igerereyo, ntukizere amafoto gusa. Iri ni ryo kosa rikomeye cyane abantu bamwe bakunda gukora bitwaje kubura umwanya. Tegereza ubanze uboneke, bikora ibintu kuri pressure. Hari abantu bagura ubutaka batarigeze banabukandagira, babona amafoto meza bagashima, babona video nziza bati birabaye. Ibi ntabwo bihagije, bagahita bishyura nta rutangira, nyuma bahagera bagasanga ese umuhanda bavugaga ko ndeba nawe uhari. Ikibanza kiri ahantu bitoroshye kugera, biragoye kugikoresha, cyangwa se ubutaka buri mu manga aho budashobora kubakwaho uko ubyifuza, ndetse ugasanga ntibinemewe kuhubaka kubera ari mu manegeka yashyira abantu mu kaga. Nshuti yanjye, amafoto ashobora kuba meza ariko ntabwo asimbura gusura ubutaka. Niyo mpamvu twe muri Fortran 2050 iyo tumaze kuganira ku kibanza ukacyemera ukagishima ku mafoto na video, tukurarikira kubanza gusura ubutaka mbere yo gufata umwanzuro wo kugura. Ako karagaciyemo. Nugerayo ubwaho ku butaka urasabwa gutembera imbago zose, reba niba hari ibimenyetso by'imbago, reba uburyo umuhanda ubugeraho, ganira n'abaturanyi,
bw'ubu butaka ushaka kugura. Iyo wigereye aho hantu amaso yawe akubwira byinshi kurusha amafoto. Intambwe ya 7, suzuma imbago z'ubutaka, boundary verification. Hari abantu bavuga bati kuva kuri kiriya giti cy'umuko kugeza kuri uriya musafi bagutungira urutoki, nyuma y'umwaka igiti kikazaba cyaratemwe, amabuye bakwerekaga akaba yarahakuwe bagiye kuyubakisha. Amakimbirane agatangira uko. Niyo mpamvu imbago zigomba kugenzurwa neza. Ibaza uti ese imbago zashyizweho, ese zihuye n'ibiri ku cyangombwa, ese nta muturanyi winjiye mu butaka bwanjye? Hari abantu bubaka igipangu bagategekwa gusenya kuko urugo rwabo rwari rwinjiye mu butaka bw'umuturanyi. Ibyo byose bishobora kwirindwa. Intambwe ya 8, jyana umupimyi w'ubutaka, licensed surveyor. Hari abantu bavuga bati ese koko ubu nishyura yandi surveyor kandi mfite icyangombwa? Igisubizo ni yego. Iyo ubutaka bufite agaciro cyangwa hari aho ubushidikanyaho, umupimyi wemewe w'ubutaka ashobora kukwereka imbago nyazo, ubuso nyabwo. Niba hari uwarenze imbago akakurengera, niba ibiri ku cyangombwa bihuye n'ibiri hasi, amafaranga wishyura surveyor ashobora kukurinda igihombo cya miliyoni nyinshi. Hari umugani uvuga ngo kwirinda biruta kwivuza, cyangwa se inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi. Mu ishoramari ry'ubutaka uwo mugani ni ukuri 100%. Tugana ku musozo. Nshuti yanjye, ubu tumaze kureba intambwe 8 z'ingenzi, ariko haracyari izindi 2 abantu benshi bibagirwa, kandi imwe muri zo niyo ituma hari abantu benshi bishyura amafaranga yose nyuma bakamaramo amezi menshi batabasha gukorerwa mutation y'ubutaka ngo bujye mu mazina yabo. Igice cya nyuma ndakwereka intambwe 2 za nyuma, amakosa abantu bakunze gukora ku munsi wo kwishyura, n'urutonde checklist ugomba guhora witwaje mbere yo kugura ubutaka. Ntujye kure. Iki gice cya nyuma nicyo gisoza uru rugendo rwo kugura ubutaka mu buryo bwizewe. Intambwe ya 9, ntuzishyure amafaranga yose mbere yo kuzuza igenzura ryose. Nshuti yanjye, hari ukuntu nkunda kumva abantu kenshi bavuga ngo mavasi aka kanya nikemurira akabazo, tuzuza ubundi bisigaye. Cyangwa bati reka nihutire kwishyura, nabonye hari abandi 2 bagishaka, bamaze iminsi bahazenguruka. Iyo ubonye umuntu ukotsa igitutu ngo uhite wishyura utarabona ibisobanuro bihagije, ba maso. Ntabwo nshaka kuvuga ko buri mucuruzi wese ubikora aba agamije kukuriganya, ariko umushoramari w'umunyabwenge ntiyemera guhatirwa gufata icyemezo atiteguye. Mbere yo kwishyura bwa nyuma, banza wemeze ko icyangombwa wagisuzumye neza, nyiracyo ari we koko, ubutaka wabusuye, imbago wazigenzuye, nta ngwate cyangwa amakimbirane ari kuri ubu butaka, n'ibindi byose twabonye haruguru. Amafaranga ashobora gutegereza umunsi umwe, ariko amakosa akaguherekeza imyaka myinshi. Hari umugani uvuga ngo iyihuse yabyaye ikiboze, kandi uwitonze atora igufwa ry'umuyaga. Mu ishoramari ry'ubutaka iyo migani iracyafite agaciro gakomeye. Intambwe ya 10, kora ihererekanya ry'ubutaka, mutation, imbere ya noteri wemewe ubutaka.
Abantu bamwe bibwira ko barangije kugura ubutaka iyo bamaze gutanga amafaranga. Oya oya oya, kwishyura si byo bikugira nyir'ubutaka. Intambwe ya nyuma kandi y'ingenzi ni ukora ihererekanya ry'ubutaka mu buryo bwemewe n'amategeko kugira ngo ubutaka bwandikwe mu mazina yawe. Iyo utabikoze ushobora guhura n'ibibazo mu gihe kizaza. Ushobora kugorana kubugurisha kuko muri sisiteme ntibuba buri mu mazina yawe nubwo wabutakajeho agatubutse, cyangwa se ukabura ibimenyetso bihagije by'uko ari ubwawe. Ntugasoze urugendo rwawe hagati. Soza n'ihererekanya ryemewe imbere ya noteri w'ubutaka. Reka dusoze tureba checklist. Mbere yo kwishyura bwa nyuma, banza wisubize ibibazo 10 bikurikira. Ese amazina ari ku cyangombwa ahuye n'uwagurishije? Ese UPI nayigenzuye? Ese ubuso buri ku cyangombwa buhuye n'ubwo nabonye? Ese nagenzuye ko ubutaka butari mu ngwate cyangwa mu rubanza? Ese nagenzuye icyo ubwo butaka bwagenewe gukoreshwa, zoning? Ese nageze aho ubutaka buri ndabureba n'amaso yanjye? Ese imbago z'ubutaka nazigenzuye neza? Ese aho ni ngombwa ko nkoresha umupimyi wemewe w'ubutaka, licensed surveyor? Ese nirinze kwishyura nkiri gushidikanya? Ese nzakora ihererekanya ry'ubutaka mu buryo bwemewe imbere y'amategeko? Niba hari na kimwe muri ibi bitarasuzuma, ntukihutire kwishyura. Dusoze tubaha ubutumwa bwa nyuma. Kugura ubutaka si ikibazo gikomeye. Ikibazo gikomeye ni ukugura ubutaka utabanje kubukorera igenzura ryuzuye. Abantu benshi baravuga bati narabeshywe, narashutswe. Ariko akenshi ikibazo kiba atari uko bakubeshye gusa, ni uko wihutiye gufata icyemezo utabanje kugenzura. Igihe cyose uzajya wibuka ibi, umushoramari mwiza ntabwo aba ari uwihutira kugura, aba ari ugenzura neza mbere yo kwishyura. Niba hari icyo wungukiye muri iyi video, ndagusaba ibintu 4 gusa. Kanda like kugira ngo YouTube isangize n'abandi. Andika muri comment uti nzajya mbanza nsuzuma ibyangombwa mbere yo kwishyura. Sangiza iyi video inshuti yawe cyangwa umuvandimwe ushaka kugura ubutaka. Ushobora kuba umurinze gutakaza miliyoni nyinshi. Niba utarakanda subscribe, kora ibyo nonaha maze ukande n'akamenyetso k'inzogera kugira ngo utazacikanwa n'andi masomo ya Fortran 2050 ku ishoramari ry'ubutaka n'imitungo itimukanwa. Fortran 2050 intego yacu ni ukubabera irembo ribageza ku ishoramari ryiza ryizewe kandi rirambye. Ibuka buri gihe iki kintu, ntugure ubutaka kubera ko bugushimishije, bugura kuko wabanje kubusuzuma. Murakoze cyane kuba mwakurikiye video kugeza ku musozo. Tuzongera kubona mu kindi kiganiro. Ciao ciao.